muri iyi minsi ibanziriza Pasika ni iminsi yo kwiyiriza ubusa no kwibabaza no gutekereza nuko mwajya mubohora abantu ingoyi z'urugomo maze nutabaza Uwiteka azagutabara. Umunsi wemerere umwuka wera akujugunye mu kidege, akujugunye mu kidege. Yesu ashimwe. Mumeze neza, muri amahoro? Imana y'amahoro ibishimire. Ndaje ngo tuganire ijambo ry'Imana, munyemerere dusenga Imana. Nyagasani Imana Nyiringaburo wera, turagushimiye kuri umubyeyi mwiza urahambaye, icyubahiro n'ubutware n'ibibi byawe. Niwe Mana yonyine yera, niwe ukiranuka urakomeye. Twebwe turi bibumbano by'intoki zawe, abana tuguciriye bugufi ngo ushyirwe hejuru. Twemerere Mwami tuburugaragare, uvugire muri twe ijambo ryawe, kandi Mwami tuguciriye bugufi ngo abari we wamamara. Twebwe ntitwabasha gusobanura ibyanditswe, ariko umwuka wera uri muri twe abasha kuvuga, abasha gukora, abasha gutsinda imitima. Ngwino tuyoboze umwuka wera, ducyashya imbaraga zose z'umubi, duhamagaye imbaraga z'Imana gukorana natwe. Urakoze Mana, ngwino uganze utegeke mu izina rya Yesu, amen. Imana ishimwe cyane, nezerewe ku bwanyu abakunzi bacu badukurikirana kuri chano ya M.Fortune, ichano tubagezaho ijambo ry'Imana. Turabashuhuje kandi turabakunda, muri inshuti nziza, muri inshuti z'akadasohoka, kuko iyo umuntu ashyizeho ikiganiro muragikurikira, yaba indirimbo yaba ubutumwa bwiza buca kuri chano, kandi njya mbona comment zanyu, njya mbona like mukandaho, abakanze subscribe mwese, Imana y'amahoro ibishimire. Rero ndaje kugira ngo twongere tuganire. Turi mu iminsi yo kwiyiriza ubusa, iminsi isaga Pasika, ni iminsi yo kwibabaza. Ijambo ry'Imana yatubwira ngo Pasika yacu yaratanzwe, niwe Yesu Kristo umwana w'intama w'Imana. Rero muri iyi minsi ibanziriza Pasika ni iminsi yo kwiyiriza ubusa no kwibabaza no gutekereza ku mibabaro ya Kristo. Ariko nagira ngo tuvuge cyane kuri iri jambo rijyanye no kwiyiriza ubusa no kwibabaza no gusenga, kugira ngo turebe neza ese ababikora na mwebwe abari kubikora mwumva mwatugiriye ihe nama, mwatubwira ibyiza byabyo. Tugiye kureba ese kwiyiriza ubusa Imana ishima nukuhe, ese nizihe nyungu ziba mu kwiyiriza ubusa. Turagarutse nanone ngo tuvuge kuri iri jambo rijyanye no kwibabaza, rijyanye no kwiyiriza ubusa no kwambara ibigunira. Hari n'abagerageza bakisiga ivu kugira ngo bagaragaze umubabaro, kugira ngo berekane ikimenyetso cyo guca bugufi no gushaka Imana no gushaka mu maso hayo. Yesaya yigeze avuga ku bintu bijyanye no kwiyiriza ubusa mu gice cyaho cya 58, hanyuma akigereranya avuga cyane cyane ku idini ritaryarya. Iyo avuze idini ritaryarya cyangwa se tuvuga amatorero ataryarya, avuga mu gice cya 58 abwira abantu ko bagomba kuba mu idini ridafite uburyarya, ritaryarya, mbese ibyo bakora bakabikora bibarimo. Hanyuma agerageza kubivuga, ariko agera ku murongo wa 3, reka tuhasome, cyangwa duhere ku wa 2. Haranditse ngo icyakora munshaka uko bukeye bishimira kumenya inzira zanjye, nk'ishyanga ryakoraga ibyo gukiranuka ntirireke amategeko y'Imana yabo, niko bansaba amategeko yo gukiranuka, bakishimira gusanga Imana. Ndetse barabaza bati, mbese igituma twiyiriza ubusa ntubyiteho niki? Niki gituma twibabaza ukabyirengagiza? Aravuga ngo mbiterwa nuko ku munsi wanyu wo kwiyiriza ubusa muba mubonye uko mwinezeza ubwanyu, mukagirira nabi abakozi banyu bose. Dore icyo mwiyiririza ubusa ni ugutongana, ni ukujya impaka, ni ugukubitana ibipfunsi by'abanyarugomo.
kuri ubu ntimukiyiriza ubusa uko bikwiriye byatuma ijwi ryanyu ryumvikana mu ijuru. Murongo wa 5, ugira ngo kwiyiriza ubusa nshima kumeze gutyo? Mbese ni umunsi umuntu yibabarizamo akubika umutwe nk'umuberanya, akisasira ibigunira, akaryama mu ivu? Ibyo nibyo wita kwiyiriza ubusa n'umunsi Uwiteka yishimira? Ni ikibazo. Murongo wa 6, ahubwo kwiyiriza ubusa nshima nuko mwajya mubohora abantu ingoyi z'urugomo, mugahambura imigozi y'uburetwa, mukarenganura abarengana, kandi mugaca iby'agahato byose, kandi ukarekura ugatanga kurya byawe, ukagaburira abashonji, ukazana abakene bameneshejwe, ukabashyira mu nzu yawe. Wabona uwambaye ubusa ukamwambika, ntiwirengagize bene wanyu, maze rero umucyo wawe uzahera kutambika nk'umuseke, ubukire bwawe buzatoha vuba, gukiranuka kwawe kuzakujya imbere, kandi icyubahiro Uwiteka kizaba kigushoreye. Maze nutabaza Uwiteka azagutabara, nutaka azavuga ati ndi hano. Twakira ijambo ry'Imana. Imana ishimwe cyane. Natangiye mbabwira ngo iyi minsi turimo ni iminsi yo kwibabaza, ni iminsi yo kwiyiriza ubusa ku babishoboye. Abandi murabizi ko iki kiganiro ndi kugikora ejo hazaba irayidi, muzaba mufunguye ya minsi yanyu 40 yo kwiyiriza ubusa no kwibabaza no gusenga. Ariko nagira ngo twese dufatanye tuganire kuri iri jambo kugira ngo dutekereze ngo ese kwiyiriza ubusa Imana ishima nukuhe? Ese kwibabaza Imana ishima nukuhe? Ese babikora mu buryo butunganye cyangwa bunejeje? Ese inyungu zabyo ni izihe? Hanyuma Yesaya we avuga iri jambo avuga ngo idini ritaryarya niyo Imana yishimira, cyangwa idini ritarimo uburyarya niryo Imana yishimira. Imana idufashe cyane. Ahita atangira aravuga ngo icyakora baranshaka bagashaka icyubahiro cyanjye, bakagerageza, mbese bagakora ibimenyetso bigaragaza ko bari kunshaka. Hanyuma aravuga ati ndetse ukuntu bajya babigenza, biyiriza ubusa, bakibabaza, ntibarye ntibanywe, bakisiga ivu, bakamara igihe bagaragaje umubabaro. Ariko akababwira ati nyamara narawitegereje mbona ukwiyiriza ubusa muri kwiyiriza ubusa atari byo, ngo nuko ku munsi wanyu wo kwiyiriza ubusa muba mubonye uko mwinezeza ubwanyu, mukagirira nabi abakozi banyu. Dore icyo mwiyiriza ubusa ni urugomo no kujya impaka no gukubitana ibipfunsi. Imana itugirire neza, Imana idusure. Ugasanga nubwo wiyirije ubusa wowe wigomwe utabashije no kurya, ariko ntiwabashije gukiranuka, umutima wawe ntiwakiranutse ku gato no ku kanini, kuko ijambo riratubwiye ngo ukarenganya umukozi wawe, ukarenganya umuntu, mbese ukarenganya. Ijambo niko ritubwiye. Imana itugirire neza. Uzi ko hari abantu bajyaga biyiriza ubusa, umuntu wenda akaba yatetse ibiryo byiza akabibika ahantu mu kabati, akabisiga bishyushye, akaza kubirya avuye mu kwibabaza. Imana itugirire neza. Ngewe rero niba ntekereza ngo mbese uko ni ukwiyiriza ubusa? Ahangaha rero Yesaya nawe yaravuze ati ubwo buryo bwose mukoresha mugaragara imbere y'Imana, iyi Imana ibirebye ntago ari byishima, ahubwo aratubwira ngo reka mbabwire kwiyiriza ubusa nshima nuko mwarekura mugatanga. Haleluya. Mukarekura, mbese mukibohorera abakene cyangwa se mukihotorera abashonji. Icyo mbese cya kindi wari kurya ukakirekura ukagiha umukene ugagitanga, hanyuma nibwo uzagira ingororano nyinshi mu ijuru. Hanyuma mukabohora ingoyi abantu. Ariko hano baratubwira ngo muba mubonye uburyo bwo kwinezeza, ngo dore mwiyiriza ubusa mugatongana mukajya impaka. Ugasanga abantu bari mu cyumba aho kugira ngo bavuge Imana tugatangira tukavuga abandi, tugatangira tukavuga mbese ibibazo ibyo Satani yaduteye, amaganya, uko isi yatubabaje, abatubabaje, mbese umuntu agahugira muri ibyo akizengurukaho akibagirwa yuko yari yafashe umwanya wo kwegera Imana no gusenga, nkaho bya bindi yabibabariye ngo yumve yuko yabisize inyuma
hanyuma ahubwo agatumbira ku Mana, maze ugasanga hari ibintu byakumariye inkweto, byakumariye umwanya, byakumariye igihe, cyagiye wataye ureka kwirira, cyagiye wataye wibabaza, kikubanye imfabusa. Imana itugiriye neza. Tuze gufata umwanya dusuzume ibyumba by'amasengesho tujyamo, turebe ngo havugirwamo iki, turebe ngo mbese ni umwanya wo gusenga, mbese ni umwanya wo kuririra Imana, mbese ni umwanya wo kwegerana n'Imana, cyangwa ni umwanya wo kuvuga isaha igeze, cyangwa ni umwanya wo kuvuga ibibazo byatubabaje, cyangwa se ni umwanya wo kuganira abandi. Imana itugirire neza. Cyangwa se ni umwanya wafashe wo kuruhuka, kuko umuntu ashobora kuba mu mirimo myinshi, warangiza ukavuga ati mbonye akanya ko kuruhuka, ukavuga ngo reka nduhukire hehe, hariya mu cyumba cy'amasengesho, ukagenda ukahasinzirira. Njya mbibona, wenda namwe muze kubyitegereza mu birebe, ugasanga wenda mu cyitso turimo uravuze ati reka tujye imbere y'Imana. Umuntu yagera imbere y'Imana agahita afata agashuka agahita yiyorosa. Imana itugirire neza. Yagera mu cyumba ugasanga arahanganye n'abayobora, niwe wagize gute, wahise usinzira. Imana itugirire neza. Ese ni umwanya wo kuza kuryama, ni umwanya wo kugira ngo se simbizi, nagira ngo tuze gutekereza ibihe byo gusenga no kubana n'Imana kwacu, twongere tugaruremo ubusabane bwacu n'Imana. Imana ishimwe. Haleluya. Rero Yesaya aravuga ngo abigereranya n'idini y'uburyarya. Abantu basengana uburyarya, ukagaragaza ko wibabaje, ukagaragaza ko wakoze amasengesho menshi, ndetse abantu bakaba babizi ko iminsi 40 uyirangije, ariko wakubaza iyo 40 ngo uyirangije ukuyemo iki? Nicyo ukuyemo? Ukuyemo ikihe gisubizo? Wafashije bangahe? Ni abahe bantu wasuyemo bafunze? Ni abahe bantu wasuye bari kwa muganga? Mureke twisubiremo, dutekereze uburyo tubana n'Imana, uburyo twiyiriza ubusa, uburyo dusenga, n'umusaruro dukuramo. Turebe niba tutari muri iri dini ry'uburyarya ryo kugaragariza abantu umubabaro, ko twarushye, ko twasenza yitatu, ko twarushye, ko twagiye hehe. Ese muri kwa kuruha, kwa kubana n'Imana wakuyemo iki? Imana itugirire neza. Yesaya haravuga ati hari idini y'uburyarya, hari abantu bagaragaza uburyarya. Nagira ngo mbasabe, ntawe ubabwiye ngo idini runaka, dufite amadini n'amatorero menshi mu isi yose, abankurikiye murayaza aho musengeramo, ariko wirinde kuba mu idini y'uburyarya, wirinde kuba reka twe kwita idini utagira ngo mvuze idini runaka, wirinde kuba mu itorero ry'uburyarya. We gukora ikintu ngo abantu bakurebe ko wagikoze, ngo abantu bamenye ngo Fortuna zikwiyiriza ubusa, yibabaje, yamaze iminsi biradakora asenga, nyamara ibyo urabigaragariza abana b'abantu. Ariko Imana yo mu ijuru ntago ireba umusaruro wo kwiyiriza ubusa, ntago ireba abantu 5 cyangwa 6 wafashishije bya bindi waretse. Ntago Imana ibonye 1 cyangwa 2 wasuye bari mu bitaro, ntago Imana ibonye 2 cyangwa 5 wafashije bashonje. Mureke duhindura imisengere, hanyuma twumve icyo Yesaya harimo tugiraho inama uyu munsi. Harimo aravuga ngo umurongo wa 6, ahubwo kwiyiriza ubusa nshima nuko mwajya mubohora abantu ingoyi z'urugomo. Haleluya. Mureke tubohora abantu ingoyi z'urugomo. Uzi yuko hari igihe ubaho umuntu akababoshye ku bwawe, umuntu akababoshye agahora arira ku bwawe kubera ko wamubereye intaza, wamubereye ikigusha muri ubu buzima, wamubereye igihanda muri ubu buzima. Amasengesho yose arayagusengera, kandi atagusengera ibyiza ko wamubereye ikibazo. Ni mubohora abantu ingoyi. Abantu tuziritse abantu, ugafata umuntu ukamuboha mu buryo bwose bushoboka. Ariko nagira ngo nkubwire, gusenga no kwiyiriza ubusa Imana ishima nuko wabohora abantu ingoyi. Mbese naba hari umuntu mu mutima wawe ukubereye mbese uruzitiro, ukubereye umutwaro, ukubereye ikibazo, ngo ni mubohora abantu ingoyi, kandi ingoyi z'urugomo mugahambura imigozi y'uburetwa, mukarenganura abarengana, kandi mugaca iby'agahato byose. Umurongo wa 7, kandi ukarekura ugatanga ibyo kurya byawe, ukagaburira abashonji. Uyu murongo ni umurongo ukomeye. Dutekereze niba utadutsinda, uze gufata umwanya wowe unteze amatwi,
uburyo utegereje kuzabonamo ingororano, utekereze ngo mbese uyu kwezi gushize wasanga harimo n'umuntu n'umwe waba waragiriye neza, harimo umuntu umwe cyangwa babiri waba warafashije, byibuze akaba yarariye ku bwawe, akavuga ati muri uku kwezi nabonye igaburo riturutse kwa Fortune, kandi iryo gaburo ryafashije abana banjye, sinaburaye, nabayeho, nagize ubuzima, ndangize ndabyuka njya gukora ku bwa rya gaburo ryaturutse hehe iwanjye. Rero izi nama bari kuduha ngo tugaburire abashonzi, ngo kandi ukazana abakene bameneshejwe ukabashyira mu nzu yawe, wabona uwambaye ubusa ukamwambika, ntiwirengagize bene wanyu. Imana itugirire neza. Njya mbona tujya tugenda mu mihanda, kaburi nko mu modoka ajya kubona ukabona umuntu azamuye umwenda, harakweretse amasonde, harakweretse ubuzima bwe, warangiza ukareba hasi, ufite amafaranga kandi warangiza ukagenda, ya modoka ikakoreka ugasanga nawe upfuye ubisize. Ntumuhaye n'igiceri cy'ijana, ntumuhaye na senkani, ntumuhaye wenda no kureba 500. Ariko Imana itugirire neza. Ariko twarangiza ngo turi mu masengesho urudaca, ngo tumaze iminsi 40 dusenga, ngo tumaze iminsi 100 dusenga, ngo turimo turiyiriza ubusa. Mureka twumve inama tugirwa n'uyu mwuka w'Imana waciye mu muhanuzi Yesaya, akabihanura, akabibwira abantu, agaragaza idini ry'ukuri. Nagira ngo nkubwire umukristo w'ukuri, umukristo w'ukuri ni umukristo wibabaza, agaca bugufi imbere y'Imana, ariko akarekura agatanga, ariko akemera mbese gucibya gahato, ukabohora abantu ingoyi. Kuki ufite abantu mu mutima wawe baboshye? Nawe urabizi ko hari abantu baboshye mu mutima wawe. Nawe ureba ukavuga ati nta nubwo najyayo, nta nubwo yansuhuza. Hari abantu baboshye batondekanye baboshye. Mureke tubohora abantu ingoyi. Imana itugirire neza. Kandi niturangiza turekure dutange, tureba abantu bambaye ubusa tubambike, nibwo tuzaba twirije ubusa nyakuri. Kandi bibaye byiza ukuboko kwanjye kw'iburyo kwabikora, ukw'ibumoso ntikubimenye. Bibaye byiza wagerageza kubikora utabitanzemo itangazo, utabigaragaje ngo abantu bose babibone ko wabikoze. Ni byiza kuko iyo mirimo tuzayihemberwa. Narindi mvuga ngo iyi minsi yo kwiriza ubusa no gusenga no kwibabaza, mbese iyi minsi idusigiye iki? Mbese iyi minsi tuyibazaho iki? Ese Yesu we yabivuzeho iki? Hari umunsi baje bamuregera abigishwa ngo kuki abigishwa batiyiriza ubusa. Arababwira ati igihe cyo kwiriza ubusa ubu ntikiragera, hari igihe kizagera biyiriza ubusa, hari igihe kizagera. Buriya nawe hari igihe kizakugereraho umenye ko igihe cyo gusenga gikenewe, hari igihe kikugereraho ukamenya ko gusenga bikenewe. Nagira ngo nkubwire mureke dusenge bidusengesha bitaraza, kuko iyo usenze mbere amasengesho uyabika, ukayabika akagutunga, akakubera ibyo kurya, ukajya wibutsa Imana ibihe. Kuko iyo usenze uri mu kaga ntago washa gusenga, ntago wasenga uri mu mubabaro. Iyo ugiye gusenga ikiniga kiraza, ahubwo senga hakiri kare, senga kare, ubitsa amasengesho. Aya masengesho azakurengera imbere, aya masengesho ari kumwe n'imirimo myiza azadutambutsaho tutagomba gutambuka. Twakire neza ijambo ry'Imana. Mbese urumva unyuzwe? Mbese wifuza kuba mu bihe byo gusenga? Mbese urabigerageza? Mbese urabikora? Bikore mu nzira zitunganye. Hanyuma nujya ufata umwanya wo kwiriza no kwibabaza, usomere ijambo, umenye iki ijambo ry'Imana rikubwira, ufashe tubishyire mu bikorwa. Kandi mureke tubika amasengesho. Amasengesho azatutambutsa, amasengesho azatubera inzira nziza igiraho itugeza. Dusenga Imana. Nyagasani Imana yacu, uri Imana ihambaye. Nukuri ubuntu bwawe n'imbabazi zawe nibyo bitugose, ntago twabasha gusenga uko bikwiriye. Niyo twiyirije ubusa abenshi turabitangaza, tukabishyira ku binyamakuru tugatangaza ko tugiye kwiyiriza. Nyamara siko watubwiye. Waratubwiye ngo nidufate igihe cyo kwibabaza, dufate n'ibyo dutunze, tugaburira abakene, twambika abashonje, dusura abantu kwa muganga, tubohora abantu baboshye, turekure dutange. Nyamara siko tubikora.
ndakwinginze Mana kugira ngo dushoboze kujyana n'ijambo ryawe, kugira ngo gusenga kwacu kugira umumaro. Sabiye abari mu bihe byiza byo gusenga, bari mu kwibabaza no kwemera kureka ibyo kurya n'ibyo kunywa bakaza imbere yawe, dushoboze kumvira ijambo ryawe, dushoboze kuba mu bihe byo gusenga. Turasenze Mwami kugira ngo abantu bari muri ibyo bihe Mana ubigishe kandi ubasubize. Urakoze Mana, utwigishe kubara iminsi yacu, uburyo dutunga imitima y'ubwenge. Bisabye Imana shima nizeye mu izina rya Yesu, amen. Shalom shalom. Mukande subscribe wowe utarayikanda, ariko wowe wayikanze ntongere kuhakandaho, ahubwo ujye ukanda kuri like hano hari igikumwe, hanyuma usharinge woherereza abandi bantu twumva ijambo ry'Imana. Amahoro y'Imana bane namwe. Shalom.